icyambere muri no minsi usigaye usa nka Black America noneho usa nka 50 cent muri no minsi noneho usigaye umfitiye ukuntu ufite igituza kimeze nk'icy'ababajama baba bateruye noneho ako kantu k'akazero 40 karanyica nkapfa wimyuta inzu wagikaritazi ntabwo nibona kumva muri mute kubiza usubize ukajya wita umugabo wawe ngo ni Gicaritas sheri. Oh, sorry bebe. So usigaye usanga Nana uransu shasheri uransuzugura mana yanjye. Sorry sheri none iri muravuga igifaransa mpita numva nafata ivarizi nkazinga nkahita nzigisenye kuko ureba erega njye nta nubwo nzakurya mu kinyarwanda nana njye umunsi wampaye ntabwo nzakurya mu kinyarwanda njye ntabwo nzakurya mu kinyarwanda nzakurya mu gifaransa gute nzakubwira ati ne t'en fais pas je vais aller lentement sans te blesser utuntu nk'utwo ngutwo urumva nakugukomeretsa te blesser nukukomeretsa. Je vais aller doucement ma belle Eminana. Ah non ma belle nana il ne faut pas crier beaucoup. Mon unique plaisir. Urumva nana nzakurya mu gifaransa umva nzakurya mu bavuza abantu zazibazo nana reka ze kubwiza ukuri uzambabare kugira ngo utazabona ko visa wowe yapfuye ubusa urumva kugira ngo utazabona ko visa wowe njye ntabwo nshaka guhita unegera visa utari natari nakubona. Abanyamakuru bashatse nimero yanjye bishyura n'abantu bayibaye baravuga ati nana yatwice njye nimero yanjye mbanza abantu mu Rwanda ni bangahe mbanzu umusazi mbanzu utuzuye neza mu mutwe uyifite ko hari uwo ari we wese wamugira niyo nakumva ngo wayikuye mu Rwanda nahita amenya ngo ni runaka wayiguhaye ntabwo ari nkunda mba mbizi kuko nimero abantu bamaze kunyandikira kubera ubwira nk'umuntu ngo nkunda ngo aguhe nimero jewe nange nimero yanana banyice ariko soko undi umuntu asaba nimero y'undi muntu nyiri bwite yahari no reka nkubwire ari ikibazo cy'abantu ba hano baba bumva ko sometimes ntabwo bazi ngo tuba tuje muri joke just ku joke tuishi tu 20 maneni ishi hapa baba bashaka kumva ko hari indi level nanye njyewe hari umunsi nzabafatira live yo kubereka mukisomera message nisangira muri munuza yanyu hi nana reka mbabwire njye nararushye mubona gutya nuko mnashaka kubibabwira hari igihe nzandika urupapuro rw'amazina n'amafoto y'abantu nkaza kuba posting ngo ndakubona ngo mbe za nimero ngaza nisekera sinanamusubije Ibrahim ufite nimero yanjye oya hari umuntu none hari ibipfu byo muri Amerika ngo hayi ngo nakwishyura amadolari ngo 50 ngo tukajya kuri live ngewe nawe ngo tukishimisha iyo mundabye mubona nishimye umubiyonjeje nose aribaza ko ayo madolari 50 koko reba nk'iyo message oya ngo buri saha ibaza ngo buri saha ngewe miye uyu arabona ko wabuze amadolari 50 se undakaza ngo hayi bite ngo ndagukunda by'ukuri ngo ndabizi ko nta mugabo ufite ngo reka nkurongore ngaho njye nyansoma message because abantu baruzuye baba bari seriye sasa tugiye kuza professional ku message nana wagiye gusharinga message ubanyereke ubabwire eba stop that is my man noneho abagore bo ntibajya bambwira ngo I love you halo nana turagukunda ndi umugore w'abana 3 bantanya abana 3 nkeneye ubufasha abana banjye bajye ku ishuri nanjye bantanya abana nkeneye ubufasha narabuguze shana nana uri fake
kandi ujye ubafashana na nkunda urabizi ko nyamfasha ariko ntabwo ari buri muntu wese uzaza gufasha. None se reka nkubaza, urashaka ko ngufasha Minerivare? Ntabwo ndi ishuri ngo ngiye kuguha basari, nzagufasha igihembwe cya mbere, ninde uzagufasha icya kabiri? Ciao, birumvikana pe. Ngiye mubona gutya, mfite abana 4 nisharije, ubu umwe yiga mu wa kabiri, undi yiga mu wa gatanu primaire, undi yiga mu wa gatatu secondaire, undi yiga mu wa gatatu. Nanjye ari ngiye mbura Minerivare nkavuza induru. Nzaze mbabwire ngo nkeneye ubufasha. Ubu mfite inzu ndimo ndubakira abantu nzi bano n'abapfakazi. N'ubu nyipostinga hano mu misima yanze kuzura, ndashaka kurira. Mbigenze hari umuntu ufasha, urabona unyandike ukanyohereza amafoto kamwe umwana wanjye ari muri CHK, turi muri CHK nabuze amafaranga, cyangwa nka wa mugore wanyandikiye ndi Nairobi nabuze amafaranga, umwana ari mu bitaro akanyohereza amafoto nkamamagara kuri video call kuko nkamubona ko ari mu bitaro. Uwaba ari imagine twamufasha. None se umugabo yagutanye abana 3 ngufashe, ninde uzagufasha next time? None se ningufasha uyu munsi n'ubundi ningufasha Minerivare, none se urumva basi mbwira ngo ndashaka ngurira shopping abana bavuye ku ishuri, birumvikana kuko bari mu rugo barashaka kurya. Minerivare batakura nini batanipa nini nyuma tena beba liachwa na babwana ni bamingi. Singi shaka gucumura none kuva nafasha wa mwana w'umurundi nkanamuha n'inzu y'ubuntu bakazamo imikino, akanyandikira ngo hari amafaranga banyoherereje nkayarya, nahise nkaraba. Nkunda hari urabona ngewe nshira nimero yanjye kuri ntuza, ngiye nta nimero yo mu Rwanda ngira, nta niyo muri Afrika ngira. Amafaranga bayanyereza ahonga. None se reka nkubaze, ya madolari boherezaga Monique hari ibyo yarazi ntiwayamuhaye? Hari ibyo yarazi ngiye kuva noneho nayo banyoherereje, namwohereje screenshot. Ndamureze kuvuga amwe bakohereje atabizi, warangiza ukamusiriprendre ukayamuha. Monique arazi ko bakoresha amadolari. Nonse niba yakuna nonse warakajwe niki niba bonyine tarabyivugiye abantu bakabivuga ku ruhande bw'utwaki. Siki mutotari nipigia simu ye mwenyewe njye rero nanakoze na error muha nimero yanjye. Ariko icyatumye muha nimero yanjye, njye nta nimero y'inyarwanda ngira, kandi njye sinjya, niyo mpamvu mujya mubona nshiraho umuntu nkamubwira shiraho nimero zawe bagufasha. Amafaranga ntabwo ngomba kuyafata nyewe, ntayo nkeneye. Noneho kubera ko bari barimo baramwohereza amafaranga kuva hanze, abantu bashaka ko mbaha nimero yanjye ngo bayohereze kuri njyewe, hanyuma wowe yangu njye mitamenya ko ari trick ko bashaka ko mbaha nimero yanjye. Mamagara Monique, sinamuyo Monique. Mamagara Monique, namwira Monique fata iyi nimero. Nimero yawe umuntu wese uri muri Amerika hano hose ayohereze direct kuri uyu mwana cyangwa kuri Monique. Njye nta nimero yanjye nabaha. Umuntu nahaye nimero n'umumama umwe Queen, sinzamwibagira. Bonye ndamba mubwira ze bana. Urumva ari umwana nkajya mubaza, none hibaze nane namubwiye njye mfite ahantu nabashira hari n'inzu ntagiruza, ariko nshobora kuyisana muyirimo aho kugira ngo mukomeze mube muri Uganda kandi murimo muri Australia. Katoto tukawumbwira agashira na mama we kuri ntuza kuri live. Ewa umwana yabonye 500,000 nimba ari miliyoni sumba sinibuka. Umwana ati amafaranga. Umwana njye rero sinya mfata telefone, kandi namwe murabizi iyo ari amasaha yo kujya ku kazi njye singaragara. Kandi njyewe hari biterwa n'aba client natwakoranye. Hari umu client wumva ikinyarwanda bazimo bakazamuka cyangwa urundi rurimo atumva,
sinshobora gufata Yes. telefone niyo wanyica. Kandi ikindi cya kabiri amasaha yacu atandukanye. Ubu hano tuvuganira kano kanya ni 1:33. Mu kanya nimba ngiye kuryama niyo wowe waba bigeze 2:00 ngo urabyibutse cyangwa 2:00 za nimugoroba cyangwa 12:00 zo mu Rwanda cyangwa muri Afrika, ntabwo ugomba kumpamagara ngo nzitabe. Cyeka mfitanye nawe gahunda nzi ngo turavugana. Umwana w'umukobwa, umwana mbere ikigeragezo ndamubwira wewe urabizi ndakubrotse. Nimbe nicaye hano abantu bambwira ngo bakwirije muri ngo green screen. Nguyu yari mubi. Baramaze do. Deberira. Barambwiye ngo nana ngo bakwirije muri green screen. Ndamaze se banyiriza muri green screen ngiye ko nta bantu njya ngira ko nta bantu njya mpfa nabo kuri ino mihanda. Banyirije muri green screen byagenze gute ngo wari amafaranga y'abandi ndambwira ngiye njya amafaranga se murehe n'amafaranga ko nta konte yanjye nta nimero y'Inyarwanda ngira nta Nyakenya nta ngande amafaranga bayashize ku nimero ngo nyarye mpita nibuka ko ninjoro naborotse wa mwana ambere kiba umva yampamagara saa 8 saa 9 za ninjoro za hano ataza amasaha ndavuga ngewe mbendi ku kazi nyangwa na call yampamagaye voice zicicikana why not nakubroka ndamuboroka kumbe mtoto akaenda nje n'umutipe bambwiye ngo washize muri green hawenzi ngomana banyiriweho ngo barimo aravuga ukuntu ngo ngewe nza gusabiriza amafaranga nkashiraho umuntu kugira ngo bamufashe ngaho nibaza ukuntu ngiye nkajya ntanga nimero yanjye nta munsi ndanabwira umuntu ngo ngurira noneho ikintu gitandukanyije nta nubwo ndasaba gift kuva nabaho icyo kintu rwose cyo nakubiye numva abantu bose ibikorwa byose nabonye hano ku rubuga nta munsi wigeze utanga nimero yawe wabwiraga umuntu uti nashyiraho nimero cyase ya MTN urayifite nanjye ndi umugabo we yarayinyimye kanswe tuvana muri ibyo njyewe buriya njye reka mbabwire hari abantu bashobora kugira bakagira ngo ndirata njye sinjya mpfa kuzamura umuntu kuri live yanjye ntazi njyewe kugira ngo uzazane hano tugira n'ibiganiro ejo unyandikire nkwiceho uzababara njye abantu bose nzamura kuri live yanjye tukavugana ni abantu bose bafite nimero yanjye ushobora kuba twavugana kuri WhatsApp umuntu napfuye kugerageza ikigeragezo cy'ubuzima Imana nayo yampaye 2026 ni nta ntambara wenyine hari abandi bari mubona nzamura kandi n'undi muntu ngiye gufasha imiti bazaragiye arambara uzami inkwano nguye mushiki wanjye ndandambara yabaye ikigeragezo cyawe uri ikigeragezo cyawe hari n'umuntu ukomeye wanyandikiye message hamwe ngo nsigaye ndetingana nta ntambara ndamubwira uwo niwe mugabo nsigaye mfite muri no minsi nakora iki ngo usigaye ukora iki ikibazo cyawe amashuri wize banza unterete mu gifaransa keski ajya kuvuga ngo umuntu wakumvuze wo mu gifaransa ni gute na gawe urabisubiramo ukwigishe se ariko nana umuntu uzakumura uzamubwire ko tugire mu gifaransa nambara parle français s'il vous plaît ubwo se wa mubyeyi we ukumura namenya ko ijambo ukumura namenya ko cyarivuga gute mu gifaransa mwaje mureka kugura abantu none se uriye he Gisenyi wa mubyeyi we ndi gushaka ubuzima nizindukiye mu mujyi ndi kumva batangiye kubeshyera umukire dore ndi mu mujyi ndi kwigira amafaranga dore kanjye gushaka na sharije ahubwo nyine ukorera he je ahantu nkorera dore aka business nge nikorera wakabonye kari nyine bwira aho exactly dore ngaka kari hano mu mujyi
Mumugiye gana he ugiye ko bakiyongeye danda barakinywereye wakabonye durakabati wakabonye murakabona ndakabona kanditseho na ndandambara n'amanimero yanjye nk'indani harimo udutelefone Uzo mutara mukire nyine ufite business nyine kweli akareka umva nutwa matushe gusa mani nta smartphone ziri siyo mpamvu namuhisemo se kugira ngo tuzabane arega afite future shanana nzagutera inda mana yanjye umva nana reka ze mubwize ukuri umva nzagutwikinda nibwo uzemera kuva muri Australia ubundi tugasubira iwacu murenge nyine uzayitera gute nyine tubwire ko uzayitera uzayohereza bluetooth uzayohereza gute tukazasubira iwacu murenge kuko njye wacu urabizi ko uri mwene wacu ngenda umunyamurenge none se urumuki ndandamba umuraro wawe urumuki ngenda umunyamurenge wacu ni ingweshe mani njye mfuka ingweshe murenge ingweshe rero urumushi ngenda umusita mani ngenda umusista niba ari umusista umusita ari ngo ni umusista ngenda umunyamurenge mani umva ngenda umunyamurenge wo mu bwoko bw'abasista abasista cyangwa abasita abasita yego abasita okay umusita umusita mbo wenda ntago mbizi ariko nigeze gusubira iwacu imurenge ngiye kuhasura hanyuma abasaza nasanzeyo banga kumereza ibiryo ku isahani bampa ibiryo ku nkoko sha birambabaza dada uzi ko nana ari umusama ariko ngenda umukobwa w'abasama ariko se garafe nkunda kubera iki nana ahora agira iminwa iyo ritukuye bamubyaranye ruje bezwe ku munwa sigezweho iminwa myiza se atari iminwa afite iminwa myiza ariko nk'ubu nkanana akayoba nkabona arwariye ndandambara indege ariko bada we cyakoze amateka n'abanje gukora muri iki gihugu imana niyazi ubundi si waduhaye inka tukamuguha bundi sha wa mubyeyi we ko umva n'ihene nari mfite ebyiri barazinyibye ubwoko bw'inka ndazikura inka ndaziva none se umukobwa wacu uzamuguhera ubusa ahubwo niba hari ahantu ho kwikopesha mu nkope njye kumukwa kuko nzi ko nana ndamutse mbanye nawe muri make urabona ibisusu aribyo guhera reba reba neza data we uriya ni nana wagurutse se urabona aribyo guhera ubusa kweli nana arakikoreye bana karamepa mutwo dufone twawe icyo gishoro cya fone yawe hanyuma ndakuguza n'inka urumva hanyuma ujya kwifatira nana wumvise nkunda nakubwiye yo nkunda wari ucecetse mani wari uvuze ukubwira wowe ngwino muri Kongo ndaguha inka urumva hanyuma ujya gukonana nkunda ntuburane n'uwo muturage namubwiye ngo mutware namubwiye sembabure mushire mu nka muhe y'inzu hariyo n'ingurube araburana yala mva nana ngo arashaka kuba mu gituza cyanjye ngo nta handi umva nkunda okay nono reka nzetsabe nani ikintu kimwe nono basi nono nzahite nipfira basi nkunda uri kucyumva nana n'ubundi ujyamo amafaranga nana ajyamo amafaranga nkagenda nkayarya nkayarangiza urumva yewe akugira ngo uzajye urimo amafaranga kuriya ngende njye kuyamaranya arangize nongere nze nkurwarira indege mpore nkwirukaho gutya njye uzamera imwe mite nipfira basi
Kenzi ipfire basi ni ipfire. Uha amafaranga. Uha amafaranga. Oya amafaranga kandi umereza. Singushimira ko umereza amafaranga. Wampaye amafaranga. Oya ngewe uzamera imwe. Uzamutema. Uzamera imwe ni ipfire. Iki? Uvuganye kuri. Nyine uzamera kuri staff man ndi ipfire basi. Azagurikina nambara. Azame kuri staff ni ipfire man. None se babanza staff cyangwa babanza kwanza urukundo ibaze kweli. None se urukundo umva urukundo navuze kangaye ko mukunda mbihuramo mubwira kunari mwiza mubwira ibintu 2 3 4 5 naje muku Uzabantu bangaye bamubwira ngo bambwira ko bamukunda. Muri Bibiliya yaranditse ngo nasize byose nsiga imiryango nsiga abana nsiga umugore nza ngukurikiye nanjye nasize byose hano kuri iyi si nsiga byose iwanjye nsiga amasahani dore nasize n'igikoma dore nikundira gakoma nza nkurikiye nana ariko ntacyo abambwira bro abafano abari kunyicaka abari kunyicira ubusa mba ndi kwipfira pe mba ndi kwipfira uzamera imwe birangire nipfire basi. Oya ikibazo na nambara kambwira ikintu kimenye kambwira inama ikibazo kuguhereza nawe cyo kibazo ahubwo ese kuguhereza azi ko kwanza umukunda nicyo cyambere kwanza sibyo nawe kumukunda bimubwira nago bihagije ahubwo uzashye mu bikorwa urukumva nanjye nananze ikintu cyanjye akunda ibintu byanjye mfite akunda kivuge twumve akunda ubwoya bwanjye bw'umweru biri mu mazuru urumva ngaho rero cyo ni icyambere ndabizi neza umva arabukunda byatari icya kabiri mugezaho mwerekana ubwoya bwo mu mazuru mbese naho bigeze numva se atari gukunda koko none se usi nanakunda ibiboro byanjye bitatu akunda ubwoya bwanjye ubundi nta bwoya bw'umukara ngira mu mazuru abandi bagabo bagira ubwoya bw'umukara mu mazuru ariko njye nigirira imvi ibyo bintu ndabizi nanakunda imvi zanjye zibera mu mazuru yanjye. Icya kabiri nanacya akunda mfite nanakunda ndavuga icya kabiri ndavuga icya icya kabiri nanakunda urumva nkunda nanakunda umunwa wanjye uhora na macandwe inyuma uhora ububereye ngira umunwa uhora ububereye uri kuwubona ni abagabo bakeya ushobora gusanga bafite akanwa kabobereye man seriye ndi umugabo w'igitangaza cyane buriya ntago ngende muri ba bagabo bagira iminwa yumaganye rero umunwa wanjye uri mu bintu byakuruye nana cyane mfite umunwa uhora ubobereye uri kubona wowe ururamo amacandwe hanze kandi ndabizi neza nana arabikunda cyane. Icya gatatu wabonye bwa bwoya wabubonye bamubwira icyanyuma ubundi ngenda ibibazo byose murambaza ndaza kubisubiza ubundi nana akomeza tuganiriza. Icya gatatu nana akunda urabona hano haboro uri kuhabona Mr Prince ndakumva ni abagabo bakeya bibitseho iyi suna bro ni bakeya hano muri Rwanda na wa wundi bamwitirira ndabizi neza na wa mugabo bamwitirira ntago nshaka kumuvuga mu izina urumva ibi bintu ibi byiza bitatse isura yanjye ntabyo afite bamuntu ntago nshaka kumuvuga mu izina so urumva reko mfite amahirwe 50% yo kwegukana nana urumva nkamukiza n'abo bantu bajya bakunda kumwitirira hirya no hino ngo njya numva byaraciye hano
byaraciye ibintu hano kuri iyi mihanda. Rero nana niba ibyo byose niba udashaka kunyakira ngo twibanire basi uzashaka kukungenza rimwe ryonyine mite nipfira mvuga ati Nyagasani ndemeye akira ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye reka nipfire. Niko biranda kubera nana nana afite amahirwe kabisa. ariko rati ibyo bintu bitatu ndumva ari ingenzi. Ariko akanwa kanjye uburyo gahora kabobereye hari undi musore mwari mwayibona. Uri kubibona? Ewa. Bogose kabisa. Abona nasindi na Man, ari umuntu wanditse muri comment ngo noneho nanakunda amacano. Ariko nana oya nanjye mbere ko nkunda mbere ko ukomeza kumbaza mbere yo gukomeza kumbaza nana wowe nyine mbaza manzu mbwire wowe mbona gute nyine mbwire wowe mbona uti ko nta kuntu mbona wowe mbona gute nkubona yego gikoba cyiza yego kimama cyanjye nkunda banza wimyute ndi kureba ngo nana yagize cyangwa nana yaransariye kabisa. Nana mbere iyo nkubonye icya mbere muri no minsi usigaye usa nka Black America noneho usa nka 50 Cent muri no minsi usigaye umfitiye ukuntu ufite igituza kimeze nk'icy'ababajama baba bateruye ako kantu k'aka040 karanyica nkapfa wimyuta inzu wa Gikaritasi ntabwo nibona kumva muri mute komeza usubize ukajya wita umugabo wawe ngo ni Gikaritasi sheri. Sorry Bobe. So usigaye usanga nana uransu shasheri uransuzugura mana yanjye. Sorry sheri none iyo muravuga igifaransa mpita numva nafata ivarizi nkazinga nkahita nzigisenye kuko ureba erega njye nta nubwo nzakurya mu kinyarwanda nana njye umunsi wampaye ntabwo nzakurya mu kinyarwanda njye ntabwo nzakurya mu kinyarwanda nzakurya mu gifaransa gute nzakubwira ati ne t'en fais pas je vais aller lentement sans te blesser utuntu nk'utwo ngutwo urumva nakugukomeretsa te blesser ni ukukomeretsa. Je vais aller doucement ma belle Nana. Non, ma belle Nana, il ne faut pas crier beaucoup. Magnifique plaisir. Urumva nana nzakurya mu gifaransa umva nzakurya mu bavuza abantu uzazibaza nana reka ze kubwiza ukuri uzambabare kugira ngo utazabona ko visa wowe yapfuye ubusa. Urumva kugira ngo utazabona ko visa wowe njye ntabwo nshaka guhita unegera visa utari natari nakubona kugira ngo utazama visa passport yarangije ugomba kuzagura indi passport. Uzi ko ari ninjye muntu wa mbere mu Rwanda uwaguze passport nkarangiza imyaka 5 narambuka no muri Nigoma hano narakubwiye ngo nimba ushaka kuzajya Uganda muri East Africa mpamagara nkugurire tike ugende waranze n'indege keretse ngiye n'indege nkajya nigaragaza ndi kuva mu ndege nanga ariko maranjye nana ibaze abanyarwanda ibaze unegeye indege nkajya Uganda akabati kanjye kambaye ubusa nta n'ibihumbi 300 birimo. Urumva uzi ko mana nagaruka kuri live yawe mani bari kunseka mwana. Yego sheri urambwiye ngo asu nawe mubwira ibibazo byinshi cyarimwe kweli rimwe business rimwe kujya ku ndege igiye kurangira
yaramwe ngo igiye kurangira atayigenzemo. Njye nari mwemere kumugurira tike akinjira mu ndege akagera ku kibuga cy'indege, protokole ikaza kumufata ikamuhinda by'abakobwa beza, hoteli nziza. none se Nana, okay, umva Nana, okay, mva nkubye Nana, uzamanza ukemure ibibazo by'ubuzima byanjye, urumva, ngire business, hanyuma uzanjyane mu safari inyuma, sibyo? Ni ibindi rero ndandaba ubwo rero turagutangariza ko Nana atari wawe. Wawe mukobwa tugenda amafaranga. None se ni gute nge najya mu ndege ari byo nkeneye kandi? Nkunda reka njyewe nsobanurire. Njyewe numa amafaranga y'indege ntago nzagenda, nzayarya. Sheri, mfite agent ugomba kukugurira tike, njye nkamwishyura, njye nta mafaranga uzabona tike. Iyo tike nzagenda ku muntu ugiye Uganda azamumbya, nzababwira bampombye, nzagenda Kanombe mbabwira ati mumpombye niba ari amadolari 500. Ku kibuga cy'indege bategera bagurira itike ku kibuga cy'indege ngo ndandamba niyo wakishyura 500 ukabakijana ntaryo baguha. Ntago bampombe ngo bashyire mu ndi basubiza amafaranga. Nijana ntibariguha. Oya, njye ndashaka gusubiza abantu muri comment ibintu nta ntambara arimo aravuga nibyo. Njyejo nta ntambara yaranyibwiriye n'umunwa we. Ngo gahunda afite ngo igituma nkunda ngo arashaka kugira ngo muzane muri Australia, ngo asigabwiye ngo mama w'abana n'abana ngo araje ngo kandaje ngo araje ngo kugira ngo ndagiye ngo kandi ngiye ku bwanyu ngo kandi ni mwebwe muzabigirira mwiki inyungu, ngo ninangiza ngo ajya afata amafaranga yanjye ayohereza i Kigali bro. Njyewe nta ntambara amafaranga ajya gutungamo abandi bagore, njye se mfite ubwenge buke. Iby'amafaranga no gufashanya kwanjye nawe byanze. Ubundi ko narajya mu mategeko wanyitwarira ubundi uri mu biki? Nta najya mu mategeko. Kandi wambwiye ngo n'ubundi ninagutwara, ariho wambwiye ngo ninagutwara. Nta ntambara, ntukajye ikibazo cyawe ujye uvugisha ukuri ukibuka ko wavugishije ukuri. Wavuze ngo ninagutwara. Intoki zanjye zambaye ubusa bro. Je suis libre. Nana. Sikia. Ahubwo nsanze ndandambara atagukunda amafaranga. Wumve ngo yishakira amafaranga. Oya njye ndamukunda mana, ariko none se na akura amaso. Ariko erega mani press nakiza nko gukunda umuntu ufite amafaranga. Erega buriya nanagira courage uvuga ngo umutungo we amafaranga yakobokeye. Erega yakobokeye wahita yazanye ukayazana. Njyewe ntago njya mbeshya, icyo ngamije kuri Nana nukugenzura umutungo we, urumva? Afite muri Australia no mu Rwanda, urumva? Nyine tega amatwi wumva. Icyo nkeneye nukugenzura umutungo wa Nana afite muri Australia no mu Rwanda, hanyuma umugore wanjye n'abana nkabakiza uburibwe bw'ubukene barimo. Ubundi Nana akanyitungira ubuzima, yashaka azangira n'ikigo giki. Niko bida. Igisubizo nacyumvishe rata nuwigore. Gahunda mwayumvishije. Ayumvise. Ega ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, numva naguhobera gusa ngatuza. Amagambo yavuzemo twayumvisha bitama byanjye ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda kuko ndagukunda. Ariko Imana izampa umugore upfumuye izuru kabisa. Ejo bundi aravuze ngo Imana izampa umugore ufite amashyi y'ibyanjye. Hari comment mperetse kubona. Dore se Nana njyewe mperetse kubona kuri video ya kuma video yawe. Yanditse ngo niyo yamenya ko ngusigaje mu mwaka ngumwe. Urumva? Ngo kubaho bakemera bakagusha. Nana uvuga ko Abanyarwanda ari abasazi, urumva? Iyo ntuza iyo nasubije iyo comment like today.
ndangije nyishira gutya hano hejuru kwa ko bumvishije ko nashizemo indirimbo ngo mfite gahunda yo kurongorwa ngo mfite gahunda yo kurongorwa sinzi nimba rejo sinzi sound nicayemo ubundi biporoporo bijya muri comment ngura rusenye ntibiba byabanje kureba caption ntibiba byabanje gusoma abafite imyate abanuka kuyuka kumva no muri comment nabo baraho hasi abakikubisha ibuye imyate baraho hasi abagihahira ihuza muri envelope baraho ndafeko abantu nabasazi baruzuye neza mu mutwe Nkunda uza amakuru ngiye kuguha kuri Nana Nkunda uza amakuru ngiye kuguhereza kuri Nana umva iki amakuru mutari muzi uzi ko Nana ndeka nkwereke kuntu Nana arakasa mutwe mani kuri imihanda ariko ntabyazi urumva ntabyazi ariko no muri iyi minsi nibwo namenye Karabe hano ndashaka gift sinya nsabiriza nturansanga ngo nagiye muri gift ngo guterura sindabwira abantu ngo tap ngo send gift yewe nza hano kuganira mu Kinyarwanda kuko nirwa mu Cyongereza nubwo ntakizi ntanashaka no kukimenya nyine nanjye ndi kugira ngo nkubwire ikintu utaruzi nyine byo nkubwira ngewe hano kuba naba ndi famous naba ntari famous nta unyishyirira umusoro nta nicyo bimariye oya mani birenze no kuba famous ahubwo nkunda fungura microphone mbabara kano kantu kumwe nkunda amfungure microphone nkunda uyu Nana tureba uyu Nana turi kumwe hano urumva ngewe Nana usiye kumureba gutya kuri TikTok umva ntago ndamubona amaso ku maso usiye kumureba gutya kuri TikTok nkamureba ku binyamakuru tuzajya muri Marriott ngewe nakumva nakwiciramo wallahi naguhereza naguha reka manze mbwire nkunda uyu Nana afite abantu hari abantu Nana afite atazi badafite smartphone batunze twa matushe bajya gutira smartphone kugira ngo baze bakurebe kuri TikTok ibyo Nana warubizi bandebe wiki Fite umuntu wamamagaye kuri telefone urumva arambya na smartphone njya gutira telefone kugira ngo nze ndebe Nana mu gitondo ko ari live umwumve uranyumva urumva uwo muntu afite uwo mukobwa afite telefone ya matushi Nana wazambabarira rimwe tukazamuhamagara live basi ukazamwihamagarira akakubwira ukuntu agukunda atakuzi ukuntu ajya gutira smartphone ngo akurebe ngo akumve atakuzi nta smartphone afite ka matushi ukazamumva hano kuri live hano kuri TikTok wambabarira niko uzamenya urwego uriho man urumva niko uzamenya urwego wowe uriho Nana man jewe ngizamuka hano kuri TikTok yawe ukimara kunzamura message zo nyine nakiri umuntu wa mbere nakiri wa danje w'ingenzi ni uwo muntu wanyandikiye muha nimero yanjye ya telefone akoresha akamatushe ye ambwira uburyo agukurikirana smartphone agira ajya gutira aga smartphone kamwe kitwa ngo niba ari ngo banyane niba ari ngo kamwe ka Airtel ku muturanyi we nawe ariko naramubwiye ati ngewe aramya ngo Nana ngo muziranye bati Nana afite umwana manje Nana afite umwana muri hose baransige nankwe yaraho sigembira abantu ko ufite umwana muri Australia sigembira abantu ko ufite ko nakubyaje umwana ko ariyo mpamvu buri munsi mba ndi kuri live yawe sigaye nihara byatari bira nanjye wangize umusitari karabaye nuko utanabizi bazi ko ufite umwana wanjye witwa Vanilla wari umwana wanjye ufite witwa Vanilla wa mwana twabyaranye bazi ko mufite reka mbaze mujya mubona ndi imfizi y'akarere ngo ngomba kubyarira buri muntu wese mwarasaze ariko
erega uri mwiza nta mugabo utajya ukwifuza n'aba bankunda abantu bankunda bose uri kureba n'uyu nguyu Prince nuko baba batwishemo baragukunda babuze uko babikubwira. Nkubwire story za Prince, nkubwire story za Prince. Ndakwiyamye. Wewe acha data na namba. Ngiye kutaguhamagara kuri telefone. Iyo njya kubivuga njya kijya kumumamagara kugira ngo ndeke kuvuga izo story. Ngusetse nta nambara. Prince rero ukuntu byagenze. Prince twahuriye. Susko najya nzamuka kuri live z'abantu kandi njya kuvugisha kuri Prince njya mvugisha kuri. Please tubwire ukuntu Prince mwamenyanye. Aha. Urumva njye Batuma bya bintu bihagarika kandi nangiye kubyohereza. Nana tobora mbabara kuko Prince umva Prince na nkunda ndabakeka manzi utubwire Prince ukuntu mwamenyanye. Tuvuga n'ibyo umugabo wawe ibya Prince mu byihorera. Wanana nde Prince oya ndandambara umugabo wawe ndi atajya none wowe Nana wamumenye ute mwamenyanye ute ko nawe dukeneye kukumenya. Ndandambara ni mushiki nani Nana n'umushiki wanjye rati Nana yarabivuze Nana yaravuze ko abantu muri comment bashaka ko mvuga ibintu bya Prince mwohereza imitima nimuba benshi ndababwira story mwohereza imitima guys ninjye urakora ino campaign kabisa ninjye ukora iyi campaign mushyira imitima hasi batubyira ibya Prince utyo. Thank you Naomi ngiye kujya nsoma izina ry'abantu banditse imitima. Thank you King Diego. Thank you Pastor Moshi. Thank you Jojo. Thank you Rwego. Asante sana. Thank you. Press check. Imiti wareka twakira imitima 50. Reka twakira imitima. Reka twakira nushaka nundemera ariko bakuvuge. Wereka muremera umunsi yako nibirangiye. Thank you Fulgence. Thank you Shadizo. Thank you. Ndagusanga Australia njya gutega ndagusanga Australia. Mbega imitima y'abashaka kumenya ukuntu. Thank you Didi. Thank you Fulgence. Imitima myinshi batubwire Prince. Yona mukuru kuri Nana. Umuntu winjiriye Nana bikaze cyane. nawe akaba ameze nka ndandambara. Ngewe ndandambara nakunze ndandambara mu busazi ariko Prince yakunze Nana mu buryo buri serious. Imitima yanyu batubwire Prince. Imitima yanyu iri hehe? Imitima myinshi. Nazamutse kuri live y'umushuti wanjye uba hano muri Australia. Noneho nzamutse masanga Prince nyine nsoma nyine Prince Ali. Nana ngiye kwa kundi mba ngiye sinkunda kuzamuka ku live y'abantu. Nani ndambwira bikwaye dutera habi ngiye kumva numva afite accent y'igisenyi. Nana kuri gutura umube wari iki? Nageze ngo ni yawuruti. Ndangije izo koka nazo zibaga muri Australia. Nanzi ko zibaga hano gusa. Turebe reka nze ndebe. Manza atari. Ansabye nimero mitamubwira. Kwa kundi nge sinjya makana mitanguheza nkavuga ngiye kwikohereza. Nana mitambwira uwo mushuti wanjye ngo yimuhe. Ngira ngo mushuti wanjye ahise yumva ibyo mubwiye ko nsobanuye n'uyimuhe. Gita kiyimuha. Kiyimuhaye ngiye kubona mbona ari rero ni umufaransa wa hatari. Ngiye gusanga arimo arantera imitobo mu gifaransa mburamo n'ikintu na kimwe mfatamo. Nyuma magara se nkagusemurira. Nta gifaransa nzi. Hasi na namba urumva afite kweli umuntu kwera avuze ngo aterefone kuba. Ubwo turavugana nyine kaga tabia kanje ko kuba bize karaza akajya amamagara sinamwita nawe rero ni simuzi nimba ari muremure cyangwa ni mugufi ariko character afite ubanza ari mugufi rese yivumbura kugeza n'uyu munsi ntabwo yongeye kunyandikira cyangwa kumamagara.
ngo kuko nanze kumwitaba. Prince wumvishe Prince wumvishe ko tukuvumbuye. None se Prince aracecetse. Reka nshyireho video. Nta ntambara ku muntu. Simuzi mu maso. Prince shiraho video ngiye nawe ndebe niba undusha ubwiza. Mato nasa kuri muranyereka computer dore ibibazo. Nibone problem. Prince ntago turi kumureba. Prince ntago turi kukureba mama. Prince reka tukurebe mu maso mani. Oya murebe hano gusa. Prince yaranze Prince. Kigaragara Prince afite inda nini kabisa. Nibyo. Nakubonye mu maso sha ndakubonye. None se Prince kucya abadashaka kukwiyerekanana. Ariko se uje kuri nani yanyu uratumba. Following nata ngiyondi amafoto yanjye nta kibazo. Amafoto ajagira. Nukuri ari amafoto yanjye. Ngo kubera ko yamamagaye. Reka nze murebe. Ngo sinafata telefone. Mumva ahita yivumbura. Ari amafoto yanjye nukuri ari amafoto yanjye. Oya Prince tujye tuvugisha ukuri nanaragoranye pe. Nana reka nze nambibwira abanyarwanda. Umva Nana uragoranye umva waturishije imitwe kuri abantu bagerageje kukugera Karame baraguca mu jambo. Big ubaze umuntu mubwire ubaze umuntu bita Babu aho Gisenyi ngo iwabo ni he? Babu ukuntu ari umusitari Gisenyi. Ndamuzi. Ninde? Kandi nejo bundi nari ndaho. Ni wowe se? Ufite ibiceri se nk'ibyanana basi. Basi njye uza ufite ibiceri nk'ibya Gisenyi bantu baze Gisenyi. Bantu baze Gisenyi ngo Babu iwabo ni he cyangwa se iwe ni he? Nyine ufite ibiceri nk'ibyanana. Nana n'umwana ku biceri. Yariko nako nduhishe. Nje nuko mbura umwanya, nukuri mbura umwanya. Ntanambara nje nako nduhishe mbura umwanya. Reka nkubwiye ukuntu uri. Nzagusura n'inzi Gisenyi. Nyine urakoze cyane. Prince reka nze nkubwire ukuntu nanaruhije. Nana uraruhije. Nana araruhije, Nana uziko. Nana nagiye kuri bano bankunda. Nana yamara gutuma ngo nkunda ngo amereze nimero. Nana agahita ajya inbox kuko nje nahakinze account yawe nibyo wandika ndabibona. Uhita ubwira nkunda ngo ndandambara ntumuhe nimero zanjye. Cyakoze amahirwe nagize. Amahirwe yonyine ikintu cyonyine kirenze wankoreye. Kanze nkikubwire. Nuko wemeje request yanjye urumva narabibonye ejo. Ewane none erega ntangiye kugukurura gake. Nemeje follower yawe. Okay, wemeje following yanjye none umbere noherezaga message nije message imwe yagenda izindi nizigende zikandika umutuku. Ariko ejo nagiye gusuzuma ukimara kumenya ngo mfite ngo akanwa keza. Ewana ngo ufite ngo akanwa keza ngo kanga ngo kasuna. Nagiye kubona noheje message mbona handitse ngo sin. Umutoma naguteye y'ibyo ewane warawusomye kabisa. Nushake ntuzansubize sheri. Nushake ntukazansubize. Ariko nana mbere yuko mbwira umva umuntu kwanga ntago azabona ijuru. Nkunda yagiye yavuze ngo aragaruka ngo kuguha nimero yanjye
ariko amategeko ya nimero yanjye nayo. Nana mbanza umbaze ngo nshakira iki, maza umbaze ngewe ndandamba, maza nkubwire ngo nshakira iki nimero zawe, ngira ngo nshakira iki nimero zawe. Ubimbajura Kaira. Oya, mwana kari kandisha ndambwira. Niko nasikia Kiswahili ya mimi na hapo Kiswahili. Umva nkubwire ikintu cya mbere nshakira nimero zawe, sibyo? Ngewe mu myaka iri imbere nzi ko nzaba ndi umu content creator ukomeye mu Rwanda nko mu myaka nk'itatu iri imbere. Urumva? Ya niyo plan mfite. Ikimenyetso cya mbere wabonye ko natangiye kujya njya kuri YouTube nkavuga ibigambo nanjye kugira ngo nanjye nge nishakira ubuzima kuri YouTube. Wabibonye ko natangiye kujya nkubita bombe. Urumva? Ariko ndateganya mu myaka cya mbere ninjye uzakigura. Icya mbere nagisize yanze ndivugishwa nivugishwa ibigambo mbona birebwe n'abantu barenga 300. Nzaguha ikiganiro nzaguha ikiganiro. Uzaza kuri channel yanjye ninjiza ghostinga bwa mbere jewe bwa mbere muri iyi none ko Kigali yahita impabukara we ahubwo nanjye nzaza muri Australia na kamera mvuge ngo naje kukwishakira mu rugo. Wabyemera? Uzabyemera? Ngewe nzajya ntega indege mvuga ati ngiye gushakana na muganirize babone ndi Kanombe, babone nje muri Australia. Niyo nzaba umu content creator wa mbere ariko uzabimfashe wowe. Urumva? None rero umva nkubwira icyo cyakira nimero zawe. Nimara mu myaka 3 nimara kuba umu content creator ukomeye nkuko ndi kubipanga. Narabaye akasa mutwe. Naje ubundi mbere yuko nkumenya nabonye ibitero byagiye bikugabwaho, intambara yagiye urwana bucece, abantu bagiye bakuvugaho ibigambo nabata, ariko uyu mwari uwaba mu bantu bazajya barwana kubwe ahatari. Urukumva? Buriya ugomba kumenya ko impamvu nshaka nimero zawe ntago nkeneye ko mu myaka nk'ibiri iri imbere cyangwa umwe. Urabona ko natangiye gutira studio, ntago nshaka kujya nira studio, ndashaka kuzagira studio yanjye. Uzambwiraho nyiguha umbwire nzaguha n'ubururu n'umukara, iyo ushaka nzajya kwikugurira nyikohereze Sherifu. Urumva Nana? Hanyuma nzajya mba nk'imbeba, nzajya mba nk'ipusi iri kuri social media gucya ndi kureba ibitero byakugabweho. Uri kumva? Igitoro kizakugabwaho nanjye nzahita ngenda nk'ntanga episode kuri wowe. Uranyumva neza Nana? Urumva? Uzajya ukora, uzajya uzanga muri make mu Cyongereza babyita PR. Ugiye kuba PR wanjye. Ngiye nshaka kuba PR wawe umuvugizi, ariko mu gihe batinye kukugabaho ibitero nanjye nzajya nishakira uducontent tuzajya tungaburira nibonera umukati. Urumva? Kuryo nzajya ngera ku rwego nk'urwawe. Erega ndashaka kubanana nubwo nta virgin mfite. Ubundi ndashaka kubanana nuko mu Gifaransa niko bivuga. Nubwo nta virgin mfite, nubwo nta virgin mfite, ariko ndashaka kubanana. What do you mean virgin? Virgin is means because I refuse. Je veux être la nouvelle version de Nana. Oui, donc je vais être toi, c'est différemment. Bon, donc c'est différent parce que moi je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Je vais être la nouvelle version de Nana. Mais ma sexe est différemment de la sexe de Nana. C'est là où nous sommes différents. Nous sommes différents. Donc je vais être Nana, mais je resterai avec ma sexe. Toi aussi tu resteras avec ta sexe. Donc ariko nge ndashaka kuba wowe. Nuwango nzakubera ipusi. Kiwe ndandambara. Mu myaka nk'itatu iri imbere nzakubera ipusi izajya gushakira.
Ali Prince ari ni Nje ndakumva. iha nta nambara nimero yanjye kano kanya itayibona kiraho kirimo avuga amagambo menshi. Nimero yanjye mana nana wacita muri big screen nkareza Imana icyubahiro. Wambabarira koko mu mama mwiza, wambabarira koko mugore mwiza. Banyarwandakazi, abantu barebye ku mugaragaro yuko ndandambara mpaho nimero ya Nana, mwese mukubita imitima muri commentaire. Nyagasani Imana yo mu ijuru, ndagushimiye kubera ko aka kanya tuvugana mawe nimero y'umukobwa wa mbere mwiza mu Rwanda, wabaye Miss w'u Rwanda, akaba Miss w'isi yose, akaba ari umukobwa wasajije abagabo bagaragara n'abatagaragara hano mu Rwanda ku mihanda. Abantu umaye nimero y'umugore witwa Nana, utuma abagabo bacira inkunda kuri social media, urumva, utuma abagabo bacira inkunda kuri TikTok, utuma abagabo bacira inkunda kuri YouTube. Nyagasani Imana, mbaye umwe mu bantu batanu bafite nimero ya Nana, ndi umwe mu Banyarwanda, ndi babiri mu Banyarwanda bafite nimero y'igitangaza cy'umwamikazi cyangwa se the Queen Nana de Tagawa Kalilo Yuki. Nana wumva akazina nkwisi, akazina Nana la Rose. Nana la Rose. Ogiraho Nana la Rose. Nana orakoze. What? What? No, I don't just see your number. What Mr. Prince, what? Ye kwiguhereza kabisa ndayiguhana kibazo. Prince mbabarira ntumbeshye. Ayibona kirakanda muri ariko Prince wambabikire akiraho hejuru. Wowe umva ntugire ikibazo. Wowe yandikire Nana nimero yawe ninyibona uza akantu kambere nzaguhereza kuri WhatsApp. Akantu kambere nzaguhereza kuri WhatsApp. Urumva? Nzaguhereza akantu bakorera Abanyarwanda baravuze ngo ibyo bintu byose uvuze bivuge mu Gifaransa. Reka ngusubize mu kinini bivuge mu Gifaransa. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu viens de me donner le numéro, tu fais tout moi possible, les belles filles, la première belle femme qui s'appelle Nana, elle vient de me donner le numéro. C'est une fille, moi. C'est une fille qui est dans une première catégorie de belles femmes du monde, dont il s'agit de 3 types de femmes du monde. La première femme qui s'appelle la femme progestéronique. La femme progestéronique. Voilà Nana comme une femme progestéronique. Donc il se caractérise par une taille d'informe d'un calebasse avec avec une taille d'informe d'un calebasse. Donc c'est une femme qui il est umugore utwite mu Gifaransa ni gute? Iyo abyaye Nana ari mu bagore beza. Si Nana il vient de tomber enceinte au moment d'aller à l'hôpital pour accoucher, c'est une femme qui ne peut pas faire un avortement parce que il ajya kubyara mu Gifaransa ni gute? Mettre au monde. Et il met au monde les bons enfants, il met au monde les enfants sans opération. C'est une femme qui met au monde les enfants qui n'ont pas de prématuré. Nuba ngo Nana ari mu bagore bashobora kubyara abana bataraba prématuré kubera ya ari muri ya catégorie yitwa une femme de progestéronique. Mumbabare nanibeshye mvuga ikinyarwanda ndabivanga kubera ko muri ngewe nkunda kuvanga ibintu, mumbabarire kabisa. Ariko uyu ni umunsi mukuru. Haleluya. Allah akbarullah akbar. Kuivanze ashhadu am mamo am ndigutoa azana saa 6 n'igice zageze. Saa 6 n'igice zageze Prince. Presse mina musemesha. Presse mina kusemesha. Presse fungura mikrofoni yao.
Nana Prince uri kunyumva? Ndakumva bro. Mbabarira inimero ya Nana uyimereze kubera ko abivuze. Eba direct kabisa. Ikibazo uri gutinda nago ndayibona muri notification. Oya nukundi ndayiguhereza. Kose Nana wamubwira. Ushaka nyishire hano kuri nani? Ushaka nyishire Oya oya wo kanda ku Prince Prince nituvanga nago ndakubona we. Umuhe follow uhita ujya muri ntuzara muri message umwohereze nimero. Prince wabikora nkuko nari kubivuga. Wambabarira. Direct kabisa. Unihurumie kabisa, unipatie nimero ya Nana. Nana kufollowinze? Mina maliza miaka 5. Prince, sikia nikwambie habari za mtu wa mtu mwenye alikutanaka na Yesu byenye biliendeka. Kwa français. Nakusikia brother. Kwa français. Je vais te dire une histoire de maman et maman qui a se raconté avec Jésus-Christ. C'était la première fois une maman avait fait. Ngene unkosora gifaransa? Ntacyo bitwaye, nta kibazo ngewe bura ndumuyo. Ngoreka ko nkosora. Je vais vous raconter une maman qui a se raconté avec Jésus-Christ. La maman avait fait plus de 12 ans. Donc avait fait 12 ans sans accord quitté dans son règle mensuelle. Alléluia Prince. Alléluia. Alléluia Prince. Amen. Est-ce que tu me fais comprendre? Ouais, Une maman là avait fait 12 ans. Donc en état dans les règles, donc dans une période de règles. Mensuel, dans une période mensuelle. Règles mensuelles. Alors, après 12 ans, donc tu constates que pendant 12 ans, la maman ne pourrait pas conçu. N'est-ce pas, Prince? Ne pourrait pas conçu parce que tu sais que si tu es dans les règles, tu ne peux pas recevoir la grossesse ou bien tu ne peux pas être enceinte. Donc, il était empêché d'avoir la grossesse pour qu'il saurait les enfants. Alors, au moment où Jésus-Christ était en train de passer dans ce village-là, le Jésus-Christ avait passé dans ce village. Il était dans beaucoup de foules de personnes. Beaucoup de foules de personnes. Lorsque Jésus était entré dans beaucoup de personnes, il avait constaté une chose étrange. Donc il était dérangé par une chose quelconque. Et s'il a constaté ce qui l'a dérangé, donc ce qui a dérangé Jésus-Christ, c'est la maman là qui avait fait 12 ans, qui a fait 12 ans en état dans les règles mensuelles. Alors la femme là avait touché dans les habits, avait touché sur les habits de Jésus-Christ. Après avoir touché sur les habits, après avoir touché sur les habits de Jésus-Christ, Jésus avait karamemba. Après avoir touché sur les habits de Jésus-Christ, Jésus a dit, il a donné le message aux populations qui étaient entourées de lui. Il a dit, je constate qu'il y a quelqu'un qui vient de me toucher.
je constate que ndi kumva hari umuntu nkoze haleluya bwana asifiwe ho rakoboro santara rababadida amagambo yose urimo uravuga nuko bagiye kuguha nimero ese yakugezeho ntabwo bayangiraho prince mana prince nukuri betse gatoya nukuri ndi bize gatoya abantu ndaguhereza nukuri abantu ntabwo bishimira ko mbona nimero zawe nana bazi ikintu cyahita kiba Prince ashaka iki qu'est-ce qu'il veut Prince qu'est-ce que vous voulez ndi mukazi gato ngiye kurangiza ndi mukazi gato ngiye kutamwinje guhereza c'est une chose incompréhensible Nana vient te dire de me donner les numéros sur l'inbox mais pourquoi pas tu ne veux pas me donner les numéros de Nana je vais te donner les numéros pas de souci mon ami il faut pas toucher sur ma photo là-bas viens dans mon inbox fais-moi les numéros de Nana j'ai fait 5 ans en train de chercher les numéros de Nana Prince. Pasteur Moshe arabajije ngo se ngo nta bakiriya barimo barazi wawe kuri kwiduka ryawe ko utari murareba omba abakiriya ntabo kuvejo nta n'igihumbi ndakorera pe nakoreye amafaranga ngado maze gukora amafaranga 500 cyakoze imana ya nagurishije account bloke nagurishije kanze mbereka amafaranga maze gukorera yes amafaranga njye aratakaye we amafaranga njye aratakaye dore maze gukorera akanoti ka 500 ko arakaboro nagurishe kajya kuri telefone nagerageje kugurisha ariko nta bakira bari kuza reka ni teretere Nana voilà après Nana reka nze ngomeze ino story laisse-moi continuer cette histoire n'est-ce pas laisse-moi continuer après avoir la femme touchée sur les habits de Jésus-Christ avait dit il y a une chose aje ikintu kidasanzwe mu cyo Gifaransa ni gute bana une chose ikintu kidasanzwe mu Gifaransa ni gute bana mwandika muri comment mutaza kuvana muri mu ikintu kidasanzwe dore nguwo yagiye mu gacyari maraguha nimero wamubonye ko uyu munsi umva iyi nimero ndayikobokeye banyarwandakazi ubwo nukunsengerana natazamburuka none nukunsengerana natazamburuka nimara kuyihabwa